Mbazaniye agafilme keza k'urukundo dutangiye n'umukobwa w'umuseriveri boss wari kumureba agiye kwakira umukiriya. Murebe umusore umukiriya yari agiye kwakira ari kwirebera undi mukobwa winjira mu modoka ari kwirukanka. Umusore amubonye aba arirukanse akurikira umukobwa winjiye mu modoka. Boss aramubwira ati jya kwishyuza uriya mukiriya akajya atakwishyuye bwihute cyane. Umuhungu ahita aza kwinginga uwo mukobwa avuga ati wambabariye koko basi nkakubwira ikintu cya kinyere ngiye kurya na kindi ahubwo ngo nkeneye gukuramo kino kimeta cyawe ngo duhane divorce vanga. Kumbi ni umugore we. Umusore yaza kwinginga umugore we, umugore aranginga. Umuseriva ahita amuzanira akiri ugomba kutwishyura 25 ubundi ukajya mu byawe natwe tukava mu byacu. Umuhungu arisakasaka arayabura asanga nayo afite. Yisambwa ati ngo najya mu modoka nkurikira umugore akayama nkatwago ngo nakonde nyine ngo twaramenyera abakiriya nkame ngo ngwihangana ho gatoya basi ngihangana. Ahita amuhereza inote y'ibihumbi 5 ambwa ati niyo mfite angahe n'ufite mu 25 ngo iki. Umusore aravuga ati niyo mfite. Umukobwa ambwa ati okay nakundi nabigenza igende ariko ngo wakwihangana ho gatoya nkakwereka ngo naye na betingi amafaranga wakwihangana nkayiguha ukaza kuba uyifite wenda yarya ukaza gukuramo amafaranga yawe ubundi ukayansubiza yandi ubwo no kubetinga ubizanye muri business ubwo se urumva uzimarira iki. Umukobwa atangiye kumubwira amugira inama umugambwa ati ariko nizeye neza ko nshobora kurya cyangwa bigakunda ukandi n'indya ndarya miliyoni 300 ninzirya ngo kandi dushaka kwishimana. Umukobwa arambwira ati ngo kereka mwihorere ubwo ngubwo ibyo ushaka reka mbigukorere zana naribi igufashe ngo wenda nuyarya araba ari amahirwe. Ngase numva bino bintu bikora koko bino narabyizeye nkunda byizeye ariko nizeye Imana kurenza ibindi bintu byose. Bose tamugata ngo uri mu biki kutinjira nganguze wakire n'abandi bakiriya ngo muri kumwe n'igici imbere yawe. Okay umukobwa yatangiye kumwitonganisha kandi bari kuganira. Umuhungu ahita yigendera n'umukobwa ahita asubira mu kazi. Ariko agafilme nako urukundo guseba byiza iyo ugeze hano bwa mbere ukanda subscribe. Bose atangiye kumutunganya ambwa ati urebe ibintu imikino yo kuzana muri business yanjye mu karesitora kanje ngiyo mikino nago nyikeneye ngo icyo nyeneye nakazi ukagenda neza uri kunyumva ariko ndabikora neza uruko umukiriya yaranyeneye ngo tubaze tuvuganeho amuvugisha ngo iki ibyo ngibyo urimo ni ibiki ngo ari ameza akoze isuku. Umukobwa ahita yituriza ahita amuhereza amafaranga yari avuye kwishyuza umukire ahita yabika ahita yisubira mu byicaro by'aba boss. Batweka ahangaha urundi ruhande wa musore ari kugenda yibaza ibintu biri kumubaho uburyo umugore we yamwiyenje akamuta aribona imodoka y'umugore we hano ku ruhande. Nabonye umusore atagenda yirukanka akurikira ajya kuri umugore wiwe. Mu kugenda umusore agenda yihuta cyane ajya kumureba kumanga ku kirahure ngarebe wenda ko umukobwa amukingurira basi bakavugana. Oh my god umukobwa aramwirengagiza ahita avuga ati okay amanura ikirahure ati ngo mbwira ibyo mbwira vavu ngase ku kibastane kamatwi ngo nyumve byarakora yije mu karesitora kurya gusa nta kindi kintu narinjiyemo cyo narinjiyemo no kurya nta bindi birenjiyemo ngo nukuri kumbwira rero ndabizi no kuzawireguza ngo buriki ukanda kwiyamye ngo nta kintu nyeneye kuvugana nawe icyo nyeneye ni divorce imbere yanjye nawe nyeneye divorce imbere yanjye nawe nta kindi nyeneye icyo tugomba kumvikana tuzumvikana aruko divorce nayibonye ambwa ate kwa nyangana basi ukame iminsi tukanze tukiyunga ntacyo nyeneye kwiyunga nawe si ubundi ngo njya nicuza n'impamvu nakundanye n'agasore k'agakene nkawe ngo ndakwiyamye iminsi yose nabanye nawe byarinjyaga mu mutwe gusa nigeze nifuza kubana nawe ngo iki ibi ni kuvuga ni ukuri ngo ni ukuri cyane gisinyeneye kubana nawe igihe cyose nabanye nawe cyaramagije nta mumaro cyangiriye. Umuhungu asigara ahagaze ku byapa yibaza ibintu bimubayeho nta kundi yabigenza ndetse nta n'icyo afite yahinduraho arabireba agahinda karamwica simwikaragiraho. Buri umusore w'umukene akundwa na nyina gusa biba byiza iyo ugeze hano bwa mbere ugakanda subscribe ukinjira mu muryango wabo kugira ngo mukomeze mubane twikomeze. Duranga tubona umuntu ugenda ucuruza amatike yo kubetinga anga agenda acuruza amatike yo kubetinga dore ko mbe yamwikopesheje itike aramubonye arirukanka ashaka kujya kwitsimba ahita amwirukankaho ngo agaragara basi tuvuga yaranje kwishyuza mbabariraho gatoya wenda n'indya nzaya kwishyura ngo kandi ihanganye ndakwinginze
mu kugenda bakamugarura. Wakwihanganya ho gato tukavugana. Ikintu nanjye kubwira ni inkuru nziza, ariko sinzi uburyo uri buyakire. Inkuru nziza kuri njyewe se nk'umunye yari inkuru nziza igiye imberaho koko mu buzima bwanjye, ngihangane koko ndi inkuru nziza kuri njye. Ibyo bintu yo kuvuga urumva ari byo? Reka ibyo nta nkuru nziza nyengira mu buzima bwanjye pe, murambabaye. Ariko ishobora kubera nziza mu buzima bwawe, ngizi ko ari we watsindiye ya mafaranga miliyoni 300. Ngo iki ibintu yo kuvuga nibyo? Doranga baramwereka umusore, oh my god, arasara. Ahita avuga ati bya bintu ko bibaho birashoboka. Umusore Betty ahita atangira kumuterura, ibyishimo biramurenga, ahita atangira gusara, umutwe urasara. Murebe byagiye byo umukena rotarya bazabaye ari mu nzozi, gusa siko biri. Murebe disi iyi Imana isubije isubiriza igiye. Umusore arishima, atangira gusara, yikorakora ahantu hose, yibuka yuko yasigiye umukobwa wo mu karesitora irise yiwe. Tuvuga ati okay, nta kibazo, reka njye kureba uwo muntu, nimbona ayo mafaranga tuzahura, wenda nzakugurira n'akantu nk'umuntu wamfashije. Umusore ahita yirukanka, Imana yanjye igenda agaruka, yasaze ibyishimo byamuneze kuko nibyo ni njye yatsindiye. Ngo cyane ni ukuri. Yebawe umusore arishima cyane, ahita na fone yiwe hasi. Umuntu ucuruza amatike aramuri, aravuga ati cyaze kabisa, uriya muhungu ni umusazi, gusa ni umunyamahirwe. Ahita yishima nawe aravuga ati inshuti yanjye bwiriye, nanjye wenda umunsi umwe bizakunda. Ucuruza amatike, ugacuruza ikintu cyakiza umuntu wowe ubwawe udakize. Munye muri buryo iminsi yihinduka, abantu bari kumunyura bakavuga ati kino gihugu ni igisazi kiri kubyina mu muhanda, wajyaho ni igicucu. Ari kubyina mu muhanda yishimye, ahita abona wa musheri wiwe ari kumwe n'undi musore. Bazi birahindutse rero, isasu igiye kuvugisha isasu. Mureba ahangaha umusore ahita aza yirakaje, aza imbere yabo ngo niko ngo wari uri kunkatira ngo kubera ngo kano gasore ngo kagakire ngo wari ukurikiye amafaranga, ngo njyewe nguri ku rukundo nagukunze, ngo ibyo wankunze se n'amafaranga biwuriye. Mureke wo mubwiye cyo nagusabye divorce, nakiri nkeneye nawe, ariko ngufitiye urukundo, ngo ndakwiyamye urwo rukundo uzarukunde mama wawe wakubyaye. Jesus, mbega akobwa b'iki gihe, uzarukunde mama wawe wakubyaye, njye ntuzaze kuri unkunda. Ngo iki ibintu uri kumbwira ni ukuri? Ngo wambabare kuko ukurikiye amafaranga, wibagiwe ubuzima bwose twanyuranyemo, mwekuroye nawe nibwo yishimiye kunsiga mu buzima bubi. Yara murebe disi isaha n'isaha, ibintu byose wishimira n'ibyo ukunda wabibura. Ahita atangira kubwira umusheri we ngo ngo twigendere, urekaye n'inzererezi y'umugabo. Njye umukobwa ahita yigendera, umusore asigara ku byapa ahagaze ari kwibaza ibimubayeho. Batwereke undi munsi aje kureba umukobwa w'umuseriveri asigiye ka gapapuro ke yabetingiyeho, ahita amuzanira ngo hey sister, ngo ni ugarutse nanone. Wowe nawe ugarutse gukora iki? Ngo ubu ngubu ngo inkuru naje kubwira se ngo ni inkuru nziza, ariko sinzi kuri bunega amatwi basi ngo nyikubwire, ngo narakumenyereye nyine tu ngambwira iyo nkuru nziza nyumve. Angara mbwateze ko se yapaye nakinnye yariye. Ngo koko se nibyo, ariko ngo abakene mwagiye mureka kwifuza ibintu tudafitiye ubushobozi, ngo twese tuba tugomba kubaho mu bihe byacu kandi tukabaho nawe twiduteze amaboko. Ubwo atambwata okihangana ho gatoya manze njye kwitaba boss, ubundi turavugana ningarutse. Ahita agaruka ngo yego boss ndagukeneye. Ngo niko ngo bansobanurire ngo ibintu bimaze iminsi ahangaha mbona ibihombo ngo biri guturuka hehe, kari wowe uri gukora ahangaha muri iyi minsi wenyine. Ngo ariko ntago ibyo ngibyo nazikwiye gusubiza nimugoroba, wakabanza nkavugana uriya mukiriya. Ngo ngenda kuvugisha kuba mugiye kuvugisha uriya mukiriya, uriya ni umukiriya bwoko ki? Umukiriya uza akakubuza gukora akazi. Iyo mikino ntago mba nyikeneye, n'undi munsi mujye muzana iyo mikino muyijyane mu kazi k'iwanyu. Umukobwa bamubwira nabi, ahita agenda arakaye, ahita agaruka kwiganira na wa musore. Rebe disi umukobwa ahita ahagarara ngaha, umusore aramubwira ati ngase bose ko mba numva avuga nabi cyane no kwezi. Ngo nyine nakundi naramumenyereye, ngo buri gihe yambwira nabi, ntacyo namugize, ntacyo nakoze kibi, ngo sinzi buryo ateye. Umusore umukobwa ahita akuramo amarinete yiwe, ahita umusore ayafata ayahanaguza agatambaro, aramutegurira, araduhanagura neza cyane. Birebere disi ahangaha ibintu byose biba bigenda bijya ku murongo wabyo. Ahangaha urebe, ahangaha umukobwa atangira kumva yuko noneho umusore ngo ashaka kuba yatsindiye amafaranga.
urebe ahangaha umusore akomeza kumutera imitoma. Umukobwa aramubwira ati oya nabyemeye ariko urabanza witondeho gatoya tubanze tubwire na bosi twumve niba byemera. Actually uriya bosi wanjye avuga nabi bikabije pe, ariko si uriya bosi ubundi mukorana gute n'uburyo namunyagufata? Ngo uriya yanoye ndi kuva nkiri mutoya, niyo mpamvu nemeye kumukorera kugeza igihe cyose, ariko nanjye simba nishimiye gukorana nawe. Oya ariko ntabwo byavuga ko namureka nkareka gukorana nawe, gusa igihe nuko niba wabonye amafaranga tubisereburire, nakomeza kumbwira nabi turanigendera. Umukobwa urabona yishimye, amafaranga baratuma ibyishimo biboneka. Dore boss aramureba ahangaha ngo kiriya gikobwa kiri mu biki mu kazi kanjye, noneho ndagihitana. Abakiriya bakavuga ngo kuko muri kutubangamira, ngihanganeho gatoya ngo tubabarire ngo twishimye cyane. Arongera araserebura, mana yanjye umukobwa yabaye nk'umusazi. Miliyoni 300 tekereza rero zifashe icyo wahita ukora. Dore umubosi baraje ahangaha, ye uri mu biki mu kazi kanjye? Ngani muri restaurant. Umukobwa ahita atangira kwigira akagarara, ndamubwira ati mbabarira nanjye shyira bitaburiya byawe, ibintu byose ngiye kubiguhereza nivira ahangaha ngende. Ngo hagatindi we ngo wise wigira umugabo wo kubera ngo ubu ngo ubonye agasore k'agafutifuti ngo wise unyibagirwa, ngo mwibagirwa n'uburyo wirirwa umbwira nabi, akiri ibyawe ndigendeye. Je bose arumirwa avuga ati wagakobwa gasure ibintu ukoze ubutaha nugaruka ahangaha nakazi nzagwa sinzongera kuvugana nawe. Igikobwa gihita kimumwaza gihita kinigendera. Bose arakira aravuga cya gicucu ataye cya giporo cya gipapuro cyabo. Je umukobwa umuhungu ati umana yanjye ngo cya gipapuro twabete igihe kire ko tugitaye ngo turagikura. Bose aragifata aragikanja kanja ahita kijugunya. Murebe aricyo cyari kiri amafaranga bari butsindire. Mana yanjye we, ahangaha barababara. Umukobwa ahita agaruka yirukanka aza kumubwira ati mbabariraho gatoya mbanze ninjire, ari ibintu nari nsize mu itaburiya mbirebe ndahita mbimenya. Bose aramureka avuga ati ngaho injira ubirebe. Umukobwa agenda atoragura ahita akibona, noneho Imana ishimwe barakibonye. Ngwaba ndakibonye ngo nkorikize. Bose aramureba aravuga ati kino gicucu. Umuhungu aba yabonye, umuhungu ati ubundi se kumutwe utangiye kundya ndabigenza gute? Nganyumva hano nawe uzanye ibibazo. Ngihangaye niba uri kukurya umutwe nibisanzwe umuntu wese arawurwara. Ngo yangihangane ngo mbabarira pe, ngo wizana ngo urababaye kandi tugeze hanze duhunze bosi. Shabu ihangane pe, ihangane wimbwira ngo umutwe urakuriye kandi tugeze ahantu heza noneho ubu ngubu, ariko ibaze ngo umutwe utangiye kukurya. Urumva ibibazo bidatangiye kuba ibindi bibazo? Ngo ya reka tureke iby'ibibazo ubundi twigendere tujye gushaka amafaranga yacu. Murebe agafilime uburyo iminsi igenda ihinduka. Buriya nawe udafite icyizere cy'ubuzima, ejo n'ejo bundi wabyuka ugifite ibyiza byakuziye. Murebe bantu mwakurikiye kano gafilime ndabakunda cyane, kararyoshye. Ahangaha murebe ngo iki ibintu uri kuvuga nibyo, twihute cyane noneho tugende. Batwereke noneho ku rundi ruhande wa musheri wiwe w'umugore wamusabye ngo bahane divorce, dore ahangaha ari kumwe na cya gisore mu nzu bari kwiganira. N'umukobwa mu byibuke yitwa Clementina. Clementina ari kumwe n'iki gisore gishyashya avuye ku mugabo we ngo kubera akennye aza gushaka igisore gifite amafaranga. Ahita amubwira ati ariko ubundi urumva njyewe buryo mba meze, urumva iyo ndi kukubona mba numva nifuza ibintu byinshi kuri wowe, ku buryo n'uburi gihe cyose mba numva nyine twahora turi mu kugira. Ngo ubwo ibyo nibyo ushaka koko? Ngo mana yanjye nawe urantungura, ngo buri kanya ibyo bintu mwese ngo ubundi si cyo umugore aba amaze. Mwumva abasore b'iki gihe ngo nicyo umugore aba amaze. Ngo rero ubu ngubu ikintu ugiye gukurikizaho tugomba guhita dutangira ibyo nkora njyewe nicyo mba nkukeneyeho. Mwumva abasore mana yanjye we, abasore b'iki gihe dutangira kuvuga ati njye cyo nicyo nkeneye, ubundi umbera umugore, nicyo kintu cya mbere mba nkeneye. Vuba vuba gira vuba vuba. Umukobwa ubona atangira nkusa gushaka kubyanga. Iyo umusore atamubwira ati ngari kuribuka ikintu ngiye ngukundira, ariko ntabwo aba umuntu ukunda undi ngo buri gihe ahora ashaka ko baryamana. Ntabwo aricyo kintu buri gihe umuntu ahora ashaka, sibyo? Rero njyewe nandukanye niyo difference. Umusore ahita atangira afatiraho ngo iki abasore, umusore icyo yikenereye we itikutiku akimanukira, ubundi igikobwa nuko nguko n'ibyacyo nyine uko nguko. Umukobwa yatangiye avuga ati oh my god ngo urantunguye buri kanya, ibyo nibyo ukeneye koko? Isiku nunguye. Umuhungu ahita afata ibyo kunywa bitereka hasi ambwira ati ahubwo ikintu kigomba gukurikiraho fasta ngwino hano ubishaka utanabishaka.
ugomba kubyemera, uri umugore. Umva umukobwa nyine nta kundi wabigenza, uhita utangira ukemera. Urumva nicyo rero abahungu b'iki gihe bari diferensi. Reba umuhungu ahita yataka vuba akubita bangura umusore wacu kabisa, ahita akubita. batwereka urundi ruhande, wa muhungu aje na wa mukobwa w'umuseriveri baje ahangaha, baje gutanga divorce. bazanye n'uyu muntu wa divorce, uyu n'utanga divorce aje gutanga divorce hano hantu. ngo ababwira ati, ari kubabaza ati ese hano hantu ngubu urishuwa yuko ari raba? ngo ndishuwa cyane yuko ari bo uno mukobwa tugiye guha divorce aba. noneho nta kibazo, niba ubizi neza reka turindire basohoke. ikibazo bari gutinda ahubwo kandi turi gushaka kwihuta. ngaho wa divorce ntabwo ari kubyemera neza ko ariwo umuntu bahana divorce ari. ahita hasohoka wa musore rero, ahita amubwira ati mumeze mute? ngo vuga vuba vuba ibikuzanye ngo mugende, ngo twari tuje gushaka Clementine ngo duhane divorce, ubu ngubu ibintu byose bigende ku murongo. aha Clementine rero niwe mukeneye, niba ariwe mukeneye niwe dukeneye, ngo tuvanga twigendere, nta kibazo mfitanye nawe, njye ndamukeneye ngo duhane divorce ibyo birangiye. Clementine ngwino hano. aramuhamagara ngo aze, dore ngo Clementine kutabanguka, wahita aza yiruka, ahita babona yuko ari bo baje. murese ngaha baje gukora iki? ngo niko ko nakwiyamye kungendaho ngo duhane divorce ari kintu ngenderanye nawe. ngo rero ibyo byarangiye, wowe icyo washakaga cya divorce nayizanye, bayiguye ntaribi. mva ngo dukomeze mu buzima bwacu. ndavuga ati ngwazanye umuntu wa divorce, umwavoka. ngo iki? umukobwa bayanza kumutungura, vuga ati je ibiri by'isi ukora. ngo nta kibazo, ni nabyo nifuzaga, kwanze ntuzongere no kumamagara, tugiye gushwariranga birangire duhane divorce, nigire mu muryango wanjye mushyashya. umukobwa yatangiye no kuvuga nabi, mbona kandi niwe wari wabisabye, none umuhungu arayimuzaniye. umukobwa ubona atabyakiriye neza, tangiye gutongana. ngo neguze se nkabanza nkabimwitegura nkaza tugana divorce ubundi byoroshye. ngo rero ngunge nabonye umugore wanjye mushyashya wa nyawe, ntago nyiri kumwe nako. ngiyo bitch yawe se ngo niwe uri kunkangisha? oh my god, unge ndi bitch? yatamubwira ati nari bindekera bitch, niba ari bitch ngo yewe tanga divorce ibindi birangiye. ndavuga ati mereza, akira ibipapuro byawe, mereza urupapuro no ubundi ntange divorce, nikomereza ubuzima bwanjye, n'ibyo ngibyo bigoryi ngo bijye mu buzima bwabyo. wumva ari no kubatuka abasore biturije. amuhereza n'ikaramu mwavoka, arayimuhereza byose. ngo uri seri ariko duhane divorce? guri seri ngo nguhise ukenera divorce nona? ngo gira vuba vuba, ndi kwihuta, ntabwo ndi mu mikino nawe, naje ngo duhane divorce, buri kimwe cyose kigende mu murongo wacyo vuba vuba cyane. ngo uri seri? umukobwa ntabwo arabyumva neza, kandi nawe wari uri kuyisaba. kuki usaba ikintu ugahita wihinduka umuntu ukavuga ngo ntabwo ari byo? wowe tanga divorce ibindi birangire, tujye mu buzima bwacu bwa buri munsi, nawe ugumane n'icyo gisore cyawe kigiye cyikundira abakobwa gusa. so biramubabaza, arituriza. batanga divorce, arayisinya, bahita batanga impapuro zabyo. buri wese ubwo ngo nta mitungo aba afite ajyana n'undi, batandukana bya nyabyo ku buryo nta mutungo wundi ujya ku wundi. rebe babanye divorce, barangiye ngo njyana nako gasore k'agatinde kazakwanduza ubutinde, ngo uzahora ubayeho nabi, ngo twigendere sheri. ngo nabatinde nagazi ko batsindiye amafaranga. urebe bidafite amakuru hano byose bibera bibi. bahita bavuga ati birarangiye, noneho ngo turishimye, tugiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. ko maraso tutameze neza bro man, ngo mera fresh, divorce wayibonye? nta kibazo, ubu ngubu meze fresh, ubundi ibintu byacu dusubire ku murongo, tubyirengagize. noneho ubu ngubu tugiye kubaho twishimye, tuve mu bibazo, tujye mu bintu byiza, twigiye muri paradizo yacu. gusa ubu ngubu njye nanagukunze, numva agakobwa gadatangira kwiterera imitoma, ariko nagukunze. ariko mbere y'iyo mitoma yanyu muhanze mu mpese umwe amafaranga yacu. ngo wowe ngiturize ngicitwa amafaranga, unagire ikintu na gitoya kiguhangayikishaho, utuze, amafaranga yo urayabona rwose. wumve ngo utuze, amafaranga yo urayabona, ngo ibintu byose bigende mu murongo wabyo.
urebe mana yanjye ngo birantunguye uburyo aje yirukanganya ke divorce ariko sheri ngiturize tuba turi kumwe urumva ngo nta kibazo ngo ngiye se subizwa ndi umugabo wawe mushyashya urumva kandi akwikundira amutera imitoma ari kwifatira utuntu twiwe ahita ajya kwiterera nanone batwaye ku rundi ruhande bagarutse kwa boss wa mukobwa yakoreraga baza kumwavuka ari we ugarutse amubwira ati rero boss angahe no restaurant twabonye bari kuvuga ngo iri kugurishwa naye nkuzaniye mu mabuja ugomba kwigura ngo waza mukavugana ubundi ukamenyana nawe ubundi mukamenya n'uburyo mukorana akazi kanyu mbwa ati dore bicaye hariya wagenda ukabareba ukabasangayo nta kibazo murebe ahangaha umubosi baragiye ari kwihuta cyane agiye kureba mu mabuja kugura ino resitora murebe abaraje ngo rero ba mabuja umeze mute ngo twe tuje kubitaba rwose urebe umukobwa ahaguruka buhoro buhoro aramureba Jesus bose byajya kugiramo ubwo asa nk'usubira inyuma biramucanga mana ngo ino myenda yayikuye wagatinda ino myenda yayikuye ngo rero right now ajya kumenyesha yuko iyi restaurant itakiri yawe nayiguze kandi bamaze no gusinya impapuro oh my god uno nguriye restaurant wagatinda amafaranga wayakuye ngo rero igihe cyose ntabwo umuntu ahora ari umutindi Imana itanga iteka kandi ibintu byose bikagira umurongo wabyo urebe disi ntuzasuzugura umuntu uko ameze uko isaha n'isaha yahinduka nawe wamenye uko iminsi yihinduka boss tangiye kugiramo ubwoba ahita atanga resitora ahita asa nk'ugiye agizemo ubwoba umukobwa ahita ahagurutse amwisha yarambwa ati rero ubu ngubu ikintu byari tugiye kwishima ndetse ibintu byose byagiye ku murongo dore twatangiye gucya twambaye neza tumeze neza cyane ubuzima bwacu bwasubiye ku murongo dore umwavuka arakomeza arabareba baterana imitoma bishimye angaha umukobwa aratuzi umusaka mutera imitoma ambwa ati rero ndifuze ko none tujye dukorana n'umurenge tugakora n'ubukwe ibintu byose bikajya mu murongo ubundi ubuzima bwacu bukagenda ku neza ko twakoze tubwifuza nuko twakuze twifuza ko ibintu byacu bizajya bigendanemo ndetse urebe kugeza right now ibintu byabo byose biracyakomeza bigenda neza mu buryo bose babyifujemo isi urebe bari mu byishimo ibintu byose byabaye byiza nta gahinda kagihari hagati yabo cyangwa ngo ubukene n'ubundi ntabwo aba ari kamere isaha n'isaha bwashira cyangwa bukiyongera icyo kintu mahora mukizi dore ahangaha bakwereke umukobwa agenda bishimye mana yanjye we batangira kwenjoyinga ubuzima bwabo dore wa musore ugenda ucuruza amatike ku muhanda umwatumye umunga atsindira amafaranga kugeza uyu munsi akaba ari umukire ari kugenda yicururiza amatike abona umukobwa kumbi ni wa mugore wa musore Clementina aho Clementina watuze ahantu hakubwiraho umbwira iki wowe wamutindewe ngo umbwire gase wagiye utuze basi umuntu akanza kuvugisha akakubwira inkuru agiye kubwira kandi wasanga ari inkuru nziza kuri wowe cyane nyamara yakubera inkuru nziza uburyo wabyishimira igihe cyawe kinini cyane rwose ngo ese nkayikubwira se ngo rero inkuru ngiye kubwira ngaza kutega amatwi ko umuntu yiye nkuru uri kubanza gusasira bigeze aho ngaho ngo yimbwire wa mugabo wawe yatsindiye miliyoni 300 oh my god ngizikari ibyo duhe n'amafoto bari amwereka n'ibimenyetso by'uko yatsindiye umukobwa yatatekereza impamvu umusore yaje kumubwira ngo bahane divorce vuba vuba atabishaka ko bayihana oh my god umukobwa atangira gusara byibazaho cyane nuko kanagenze mukunzi banje ibyo ka subscribers hasta la vista.